Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo riragaruka ku bantu bashaka akazi cyangwa iri tangazo riragaruka ku bashomeri muri rusange. Umuntu utarobanura akazi, umuntu warangije amashuri yawe ukaba wicaye mu rugo nta kazi ufite, umuntu udafite akazi cyangwa umuntu utarize, nawe iri tangazo rirakureba. Cyane cyane itangazo rireba abantu batiyemera cyangwa batirata, bakora akazi ariko kose, kubera ko uno mwanya ushakamo abakozi ni umwanya uciriritse kandi ni umwanya umuntu wese yakwisangamo, kandi aka kazi nta muntu ujya ukimwa. Iri tangazo rero, mbere yuko mbabwira rino tangazo, ndashaka kubabaza umuntu ushaka akazi cyangwa utagashaka. Cyane cyane itangazo rireba umuntu ushaka akazi muri rusange, wabuze icyo akora w'imburamukoro cyangwa undi wize akaba yicaye mu rugo nta kazi afite, aka kazi nawe yagakora. Nawe utarize wicaye mu rugo, ni ukuri kw'Imana aka kazi nawe wagakora. Akazi ngo ni akahe rero? Mu gihe turabasobanurira akazi, ariko ako kazi reka mbanze nkababwire. Ako kazi ni ak'ubusekirite bw'umwuga. Ni mu gihe iri tangazo ryashyizwe hanze ko hashakwa abakozi bagera mu bihumbi 200. Aba bakozi bazaba biganjwemo abakozi bazajya gukorera ikosi ahantu hitwa Jari niho hari ikibuga cyaho cyangwa bakoreramo ikosi. Iri tangazo ni rya Delta Security. Delta Security yatangaje yuko umuntu wese ushaka akazi k'ubusekirite cyangwa ushaka gukora akazi k'ubusekirite rwose yabagana bakamuhereza akazi, kubera yuko akazi rwose karahari. Umuntu wese wavuga ngo wabuze akazi, nawe wize aka kazi nawe uragakeneye. Akazi k'ubusekirite ni akazi kadahemba amafaranga make, ariko iyi kampani nubwo ihemba makeya ariko wapfa kuyakorera mu gihe utarabona kandi kazi. Mu gihe bamwe bicaye, iyo wicaye utangira gutekereza nabi, ku buryo ushobora gutekereza no kujya kwiba. Hari igihe utekereza kujya kwiba, ntutekereze ingaruka biri buze kuvamo, ukaba wahaburira ubuzima cyangwa ugakubitwa ugakomereka cyangwa ukaba wahasiga n'imvune cyangwa ugahura n'imvune cyangwa n'ibizazane. Ni mu gihe akazi n'aka ngaka mukwiye kugakora mu gihe mudafite akazi muri rusange. Ni mu gihe abantu benshi barangije amashuri yisumbuye cyangwa abanza biyemera ngo ntabwo bakora akazi gaciriritse, ngo bategereje akazi ko muri biro. Nongeye kubabwira yuko akazi ko muri biro ntabwo muzakabona, kuko akazi ko muri biro ubu kararangiye. Akazi ko muri biro kari akaba kera, ubu ngubu abanyeshuri basigaye batsinda ari benshi. Ni mu gihe bamwe na bamwe batangiye kwihangira imirimo, barangije amashuri kaminuza ndetse n'andi mashuri atandukanye. Ni mu gihe umuntu usanga afite ubworozi bw'inkoko cyangwa ubworozi bw'amatungo, yarize kaminuza yarayirangije, ariko ubworozi bw'amatungo bukaba bumufitiye akamaro kurenza uko yagenda agasaba akazi akinjiza 300 ku kwezi. Ni mu gihe ubworozi bw'inkoko atubwira yuko iwe iyo yegeneye umushahara asanga afite 500 ku kwezi. Ni mu gihe urubyiruko rudashaka gukora cyangwa ngo rushaka kuba rwakwihangira imirimo kugira ngo biteze imbere muri rusange. Ni igihe cyo gukora ubu ngubu, nta gutegereza akazi. Ihangira akazi mu gihe wowe utiriwe utegereza ngo uzabona akazi ka leta cyangwa uzabona akazi ko muri office. Iyo ari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku zina rya Kidasamura mubi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iri ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abadafite akazi, bicaye nta kazi bafite ariko bafite imbaraga zabo. Iri tangazo ni rya Delta Security. Delta Security yatangaje yuko ishaka abakozi b'umwuga cyangwa abakozi bakora akazi k'umwuga k'ubusekirite kandi gahemba amafaranga atari makeya. Ni mu gihe umusekirite ahabwa 43,000 havuyemo bamuzigamiye. Ni mu gihe uyu mushahara nubwo nguvuze abenshi ndabizi ntabwo muri buwishimire. Umukozi bwa mbere bakimukubita kontara ya mbere, babanza kumukubita kontara iriho 44,000. Ni mu gihe uko ugenda uzamuka mu ntera cyangwa uko amapeta wazamuka muri rusange, ni igihe umushahara wawe ugenda wongezwa kugeza ugeze ku 50,000. Iyi kampani ntago ihemba amafaranga arenze 50,000, iyo yabaye menshi ari 55. Ni mu gihe kampani itagira umushahara mfatizo, ariko batangaje ko bashaka abakozi. Ikosi rikazabera Jari hari hejuru mu ishyamba, niho ikosi ryabo ribera. Umuntu ushaka kano kazi rero wanyaruka ukagafata imyanya itarashira. Numba ushaka kano kazi unyandikire cyangwa mbahereze inimero muri buze guhamagaraho 0788430285. Mubwire ngo uracumbikirwa, ikindi ukanagaburirwa mu gihe kingana n'amezi 3, ubundi ukaba aribwo ubona kujya gushaka inzu yo kubamo.
ni ukuvuga ngo iyo minsi 3 cyangwa ayo mezi 3 uyamara uba mu kigo bakugaburira bagucumbikiye nta kintu na kimwe usabwa, ariko nyuma y'amezi 3 uba ugomba guhaguruka ukagenda ukajya gushaka aho uba. Ni mu gihe Kidasamura Movie bitayeho cyangwa Kidasamura Movie abakunda. Iri ni itangazo rero nari nabageneye muri rusange abantu mudafite akazi mwahoze mumbwira ngo nta kazi mufite. Hari itangazo rindi merutse kucishaho abantu bagera muri 50 barampamagaye bahabwa akazi. Aka kazi karako kuri Nobilis Hotel. Nobilis Hotel iherereye hano mu mujyi, bashakaga abakirina. Mu gushaka abakirina iri tangazo nari bashyiriyeho nkuko bansabye ngo mbashakira abakirina cyangwa abakozi bakora amasuku muri hotel. Ni mu gihe abarenga 50 bampamagaye bagahabwa kano kazi. Murakoze cyane, Imana